Shalom, ndagusuje mu izina rya Yesu Kristo. Reka nguhe ikaze kuri uyu munsi. Uwiteka aduhaye gutera intambwe nshya. Ni umunsi w'158 w'umwaka. Umva icyo Uwiteka aremye gishya. Kuko wagize umutima wo kwihangana, ugategereza Imana, yumvishe gutaka kwawe kandi ije kukurengera. Zaburi gice cya 40 umurongo wa 2. Nategereje Uwiteka nihanganye, antegera ugutwi yumva gutaka kwanjye. Umva papa, Uwiteka niwe uje gusubiza ijwi ryo gutaka kwawe. Uwiteka niwe uje komora umutima wawe. Ni hariya wakoraga bakuvuze mama, wabaye iciro ry'imigani, birirwa nuba gutangaho ingero, makuru akakugeraho, andi akagucaho. Hari igihe bakuvuga noneho ugasanga n'abakuvuga muri kumwe batazi ko ari wowe. Byageze ku rwego rugezaho nabo mwakoranaga umurimo. Uwiteka yabonye uwo mutima wawe wo kwihangana, aje kukuremera ikikumara agahinda, aje kukomora kuko agira neza. Mwami ndagushima, kugiriye neza umwana wawe, ukaba umwomoye ibi bikomere, ukaba umwumvisha mu izina rya Yesu. Amen.